noneho abantu mukunze guhura cyane n'abakinnyi niho mbese mu murimo wo kudirectinga abantu mukunze guhura cyane n'abakinnyi nabo dusoza mu minota mikeya bahe inama cyangwa se ugira ikintu basaba nkawe w'umuyobozi w'amafilm. abakinnyi bacu mu Rwanda ntabwo ndanabashimira ariko nkanabanenga. Ndabashima yuko bagerageza kugira ngo bajyane n'impano yabo ariko ni bake. Ubwo nubwo mbivuga gutyo ni bake. Mu Rwanda dufite abakinnyi bake cyane, bake ariko cyane bishoboka. No muri abo bake cyane harimo abatabikora ku mpamvu yuko ari impano yabo bafitanye ubucuti, ni ku mpamvu y'amafaranga. Urabyumva? Ku mpamvu y'amafaranga. Ariko inama nabagira nibabanze biyumvemo, icyo kintu bagikunde. Yumve yuko amafaranga azaza ari uko ubwe afite ikintu atanga, afite ukuntu agaragara mu bantu. Bazamushaka amafaranga bayamuhe, we ntabwo azirukanka ayashakisha. Turacyafite abakinnyi birukanka bashaka amafaranga, bashakisha amafaranga. Amafaranga niyo agomba kugushaka. Ibyo si urwenya, si ukubeshya, si ugukora iki. Umuntu w'umukinnyi, umuntu w'umuhanzi, amafaranga aragushaka. Aza kurikira iki? Aza kurikira bwa buhanga werekanye. Exactly. Aza kurikiye cya gihangano washyize hanze werekanye. Icyo nicyo nakubwira ku kintu kijyanye n'umuhanzi. Mu muhanzi nkavuga umukinnyi wigaragaje neza, ugakina neza, amafaranga azagushakisha impande zose. Azagushakisha impande zose. Muri théâtre bazagushaka, mu mafilme bagushake, mu mapublicité bagushake, ni ibintu byinshi bazagushaka. No kuvuga ngo bo bakore ibihangano, umutima bawushyire ku byo banitabire, baze bakora ibihangano, noneho bakora iyo bwabo kugira ngo berekane isura nzima. Ni isura yabo nigaragara neza, amafaranga azaza. Yes, umutima ushyire ku cyo agiye gukora. Urakoze cyane kuba wadusuye, kandi wenda n'ubutaha tuzabatumira tugane no kubindi byinshi. Turahari ahubwo mwajya mubishyiraho ibiganiro by'abahanzi byinshi cyane.